Ibintu ugomba kugira ibanga. Hari ibintu bimwe na bimwe uba ugomba kwirinda kubwira uwo ari we wese kuko bimeze nka password y'ubuzima bwawe. Ibyo bintu iyo ubibwiye uwo ari we wese bishobora kugukururira ibibazo utari witeze kubera yuko atari buri wese uba ugomba kumenya ubuzima bwawe. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigeze kuri 7 utagomba kubwira uwo ari we wese, ahubwo ibyo bintu ugomba kubigira ibanga ryawe. Murakaza neza, ngiye kugutegurira nkanakugezaho nitwa Ernest. Nyabuneka kino kiganiro nubona kikugiriye akamaro, wibuke gukora subscribe, ukande like, ube wasangiza n'iyi video kuri bagenzi bawe. Ikintu cya mbere ugomba kugira ibanga cyangwa se utagomba kuba wasangiza uwo ari we wese ni imigambi yawe. Niba hari nk'imigambi cyangwa intego ufite ugomba kugeraho, ntukabibwire buri wese mbere yuko ubigeraho, kubera yuko si buri wese wishimiye intambwe yawe cyangwa se iterambere ryawe. Akenshi ntivuze ibyo uzakora, hari n'abashaka kuguca intege bigatuma ntacyo ugerageza gukora, cyangwa se ku rundi ruhande bakaba bagushyiriraho inzitizi zituma udatangira bya bintu. Noneho ikindi, iyo hari ibyo wavuze ko uzakora cyangwa se uzageraho, iyo bitabayeho abantu batangira no kukuryanira inzara, bakaba banaguseka ko ibyo wiyemeje utabigezeho. Ni byiza rero guceceka imigambi yawe cyangwa inzozi zawe, ahubwo ugakora bucece ukareka ibikorwa byawe bikaba ari byo byivugira kurusha uko we wavuga. Ikintu cya kabiri ugomba kugira ibanga ni amafaranga yawe cyangwa ubutunzi bwawe. Ntugakore ikosa ryo gusangiza amakuru ayo ari yo yose yerekeranye n'amafaranga yawe cyangwa ubutunzi bundi ufite, kubera yuko hari abashobora kumva ko ufite ayo mafaranga, wenda wowe wifuza kuyakoresha mu bintu biguteza imbere, bakagushyiraho igitutu cy'uko ugomba kuyakoresha mu nyungu zabo. Wenda bo bagashaka ko basohokana mukajyana kwidagadura muri ayo mafaranga, cyane cyane nk'iyo ari inshuti zawe zitakwifuriza ibyiza. Kimwe n'uko hari n'abashobora kumva ko ufite amafaranga bakumva ko ugiye kujya ubaye igisubizo cy'ibibazo byabo, kuko hari abumva yuko ufite amafaranga bakajya bahora baza kukureba ngo bagurize kuri ya mafaranga, kandi urabizi ko kuguriza amafaranga abantu muri iyi minsi bamwe barakwambura ukaba wanakuraho. Utanibagiwe n'abashobora kukugambanira ukaba wakwibwa cyangwa se ukabura ya mafaranga cyangwa n'ubundi butunzi ufite. Ni byiza rero kugira ibanga ry'amafaranga utunze cyangwa se nayo winjiza, kuko abenshi ntibifuza ko ayo mafaranga uyatunga, ari naho bahera bashyiraho ibitero byo kugusubiza inyuma. Ugomba rero kubiceceka. Ikintu cya gatatu ugomba gutuza ugaceceka, ntukabwire buri wese ibibazo byawe. Uzabona yuko hari abantu bagira ibibazo bitandukanye, nko guhomba nk'ibintu by'ingenzi ku buzima bwabo, bagahura nk'ibibazo byo mu muryango yabo, kwirukanwa nko ku kazi ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ugasanga abo bantu bariruka bajya kubwira ibibazo byabo abantu bose babonetse. Ibi ni amakosa kuko 70% by'abo ubwira ibibazo byawe baba babyishimiye yuko ubifite, bikomanga mu gatuza. 20% nabo byabo ubwira barabyumva gusa ariko ntihagire icyo babikoraho, mu gihe 10% muri ba bandi ubwira bose aribo bafatanya nawe muri ibyo bibazo byawe bakaba bagira n'icyo babikoraho. Niyo mpamvu rero abo ubwira bose, hafi ya bose, baba bishimiye yuko ibyo bibazo bifite, ahubwo ushobora gusobanukirwa wa bandi 10 aribo uzajya ubwira ibyo bibazo byawe kugira ngo bagire n'icyo bagufasha kubikemura. Ikintu cya kane ugomba guceceka ukagira ibanga, ntukabwire buri wese intege nke zawe. Buri muntu wese agira ubwoba bw'ibintu runaka cyangwa ibintu intege nke zitabasha guhangana nabyo, ariko si ngombwa ko bishyira ku mugaragaro ngo buri wese abimenye. Iyo umuntu azi intege zawe ashobora kubigira nk'iturufu yo kukugenzura cyangwa no kukugirira nabi. Urugero hano nakoresha rworoshye, umuntu ashobora kuba acuruza ariko atazi neza kubara amafaranga. Iyo abwiye buri wese ko atazi kubara amafaranga, bamwe mu babwira bashobora kujya baza kugura ibintu bakamwishyura amafaranga adahwanye n'ibyo baguze, we akumva ko ari ibyo, bityo bigatangira kumutera ibihombo. Cyangwa urundi rugero, umuntu akaba azi ko mugenzi we akunda kurizwa n'ubusa, akajya ahora amukorera nk'ibintu bibi kugira ngo akunde amubabaze, abikuremo ibyishimo n'abantu bose bakunde babone intege nke ziwe. Rero hano ntabwo ari byiza kugaragariza buri wese intege nke zawe, ntunazigaragaza, uzazigaragarize ba bantu bazagufasha gukemura icyo kibazo cyo kugira intege nke ku bintu runaka, kuko nubwira ubonetse wese niho hazazamo n'aba bandi bazifashisha izo ntege nke zawe bakubyazamo inyungu. Ikintu cya gatanu ugomba kugira ibanga ugatuza ugaceceka, ni amabanga y'umuntu ubitse yakubwiye. Niba umuntu aguhisemo akakubwira amabanga ye, nuko nyine aba akugiriye icyo cyizere cy'uko
nta wundi muntu uzabwira amabanga ye. Ubwo rero iyo amabanga ye yamenye ukayabwira abandi, niba ari nk'ibintu bishobora kugira ingaruka ku buzima bwe, uba umushyize mu kaga gakomeye. Umuntu w'umunyabwenge rero agomba kumva ko kubitswa amabanga atari byiza kuyavuga, kuko bituma cya cyizere n'ubucuti mugenzi we yamugiriye gitakara. Kandi ikindi, abantu babitsa amabanga mujye mureba babandi mwizeye batazabavamo nubwo biba bigoye kubamenya. Ikintu cya gatandatu ugomba kugira ibanga, ugatura ugaceceka, ni imyizerere cyangwa imyemerere yawe. Ntugakore ikosa ryo kubwira buri wese ibyo wemera, nk'aho usengera, idini ryawe cyangwa ibyo wizera, kubera ko ushobora kubwira umuntu ko hari ibyo wemera kandi watabyemera, ugasanga biteje impaka hagati yanyu, bikaba byanabiviramo no kwangana, wenda mwari musanzwe muri n'inshuti. Ikindi ugomba kumenya ko ari byiza kugira ibyo wemera cyangwa wizera nkawe ku giti cyawe, ariko ukamenya ko abandi bafite ibyo bemera nkabo bwite. Ibyo rero wemera ntukumve ko ugomba kubisangiza uwo ari we wese, cyangwa ukumva ko ugomba gushyiraho igitutu umuntu kwemera cyangwa kwizera nk'ibyawe, kubera yuko kugira ibyo umuntu yemera cyangwa yizera ni uburenganzira bwiwe. Ikintu cya karindwi ugomba kugira ibanga, ari nacyo nasorezaho, ni ahashize hawe. Ntukabwire buri wese ahashize hawe, nk'ubuzima wanyuzemo, ibihe bitari byiza wanyuzemo, amakosa wakoze n'ibindi bitandukanye byaranze ubuzima bwawe mbere, kubera yuko ushobora kubwira nk'umuntu nk'ikintu kitari cyiza wakoraga. Nk'urugero, ukaba wabwira umuntu w'inshuti yawe ko wibaga mu myaka yawe yatambutse. Uwo muntu ashobora gutangira kukubona mu yindi sura, agatangira kukugendera kure no kugutinya ko wenda waba ukiniba kandi utakinabikora, bigatuma n'ubucuti mwari mufitanye buhagaraririraho. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda kubwira uwo ari we wese ahashize hawe, kugira ngo utica umubano cyangwa se ubucuti mwari mufitanye, bityo bikaba byakuzana amahirwe runaka. Gusa hano simvuze ngo uzahishe ahashize hawe cyangwa ubeshye, cyane cyane iyo bigeze nko mu rukundo. Hari ubwo uwo mukundana uba usabwa kumubwira ahashize hawe, nk'ibyakuranze, nk'ibihe wanyuzemo, nk'ikimenyetso cyo kumubwiza ukuri kugira ngo bitazangiza urukundo rwanyu. Niyo mpamvu ugomba guhisha ahashize hawe, ariko bigaterwa n'abantu abo ari bo. Urakoze cyane rero wakurikiye kino kiganiro. Niba wagikunze, kora subscribe, utange like, unaduhe n'igitekerezo cyawe muri comment. Dusubire mu bindi biganiro.